Ikinamico. Bakunzi ba radiyo Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Ishinjo ryuje ishavu, wanditswe na Singizwe Yezu Donati, unonosorwa n'itorero Indamutsa. Akaba undi wabonye ishitambagata n'urwo yari yambaye. Abantu benshi twumva twatunga ibya mirenge tugashenjagirana ishema twitwa abajejeta faranga. Gusa bamwe mu gushaka ayo mafaranga tujye dukora amahitamo mabi tukazicuza ubuzima bwacu bwose nyuma yo kubona ko ubwo butunzi butazabasha kutuvura ibikomere twasigiwe no kubushaka. Ese uko dushimishwa no gutunga ni nako dushishikarira gukora? Cyangwa natwe turi nk'uyu wumva ko gukena k'umukobwa guterwa no guhitamo n'abo bazarwubaka? Dukurikire umukino. Ahubwo se ugira ngo iyo bitaba mwebwe mwanyeje ugira ngo ibi byo nari kubikora? Bwa buturage karemeza ibintu ukukosha. Uyu munsi wonyine wantwaye amafaranga arenga 1,100. Ni menshi. Kandi ubwo urebye iminsi imaze nyakuri. Ukitwaza ubukene ngo umunyacyaro bikabije. Ariko ibaze muri iyi viziyo mwana gutwara umukobwa utamutereye ivi kwe. Ibyo bintu urumva biracyabaho. None se ivi bararirya? Maze n'ubu ndumva ntanyuzwe kuba utatumiye agafotozi n'umucuranzi. Ubu si ibintu bizibukirwa. Agatelefone nako gaciriritse niko karufata amafoto. Iririmbira iby'indirimbo. Ahubwo uri muve muri ibyo ngibyo dore cuza amaje kunyandikira mu kanya arambura ngo bageze hano hantu. Barageze. Barahageze. Baragisha kwisha. Tujye turuga baje. Nyaruko genda kushaka ko wonyine umva bitari puresi. Genda. Kizima cyane. Kamere cyane. Karibu rwose. Nanye yangoye shaho. Uswi nyamuzane yari yanze kuza neza. Ariko se we mumva mugano nagiye kubera iki natazwe muragira ibiki. Wow. Tekano asa neza. Ayonye. Ahantu harasa neza. Ariko n'abahageze bo bagasa neza kurushaho. Neza igeno. Charusha kora hano rwose. Ngende. Izana kwijana. Shawugira ibikabi. Ariko nyine mubiretse mubanze musobanira ikintu kigiye kubera hano. Nje ndi kubona rwose ntago ari ibintu bisanzwe. Ikibazo cyawe ukunda kuvumba yo wengewe. Ahuzi n'ibindi kugira ngo utatwicira ibintu reka nze nkwereke. Reka Ino hano ukuntu mbaze ugiye kumfuka amaso ariko nara neza ahubwo tuza ariko urabona ibikurikiye. Kwandi kubona yabuze amavu n'amasho. Reka kugira ubwoba urahabona ariko so igira hino Buratega tugura w'intebe atayigonga. Gaho rero reka tuvuye gukurura. Hagarara ahangaha kari kukura. Utegereze mpaka twebwe turakwibwirira kubakura. Hagarara neza ureba. Umwe ariko impamvu turi hano kwese ni ukubera weho. Okay. Rimwe kabiri gatatu. Aho kuramo gatambaro. Kuramo rwose. Igeno mwiza nagenewe na Gihanga. Ukaba igisobanuro cy'uburanga n'urukundo rw'ukuri. Igeno nahoze nifuza kugira kuva nakumenya. Wanyemerera ukamfata ikiganza tugasindagizanya urugendo dusigaje, maze tugasangira igeno Nyagasani yatugeneye turi kumwe. Iceceke rwose babumviye.
kudukinisha ariko oya muceceke rwose mwimena amatwi mwimena amatwi muceceke itonde genda gake cyuzo genda gake kandi mwese muceceke nta urwo rusaku ntabwo ndushaka niko binima ndakumva ni gute utinyuka ugategura ibintu nk'ibi byibura utanicaye ngo unanganirize utananyandikiye mesaje wumve ko byibura nemera kubana nawe ibintu ni ibiki byose ni ikibazo emera wowe nta kibazo rwose emera kabisa none se icyo kukumenyesha utazi ni iki koko igihe urukundo gukunda n'uruzi ko kuba unkunda ariko ntibivuze guhita undirira amavivi none se ubundi ubwenge ko ngiye niteguye gushinga urugo washyushye reka urapfukamye nanjye nawe ariko simvuze ngo uhite uza tubana igihe cyose byatwara nzagitegereza ariko rwose mbabarira ufatiye impeta uyambara ntayo mfata kuko nigaragaza ko ngukunda kandi ari wowe wenyine nshaka kubana nawe iyo mpeta ntayo mfata bene ma oya kandi ubyumve nk'ukuri ntayo mfata muze bishoboka bite ahubwo mva nkubwire nakugira inama yo guhaguruka kandi rwose ugahaguruka niba udashaka gukomeza guseba dore abantu batangiye guhurura haguruka pe urumva oya mbabarira ntabwo duteze ikintu ariko rero nawe kuba nifuje kukugaragariza urukundo ngufitiye ngize nabi kuko ige ni ibintu nubato niba ngutunga utiteguye basi mbabarira ndetse nayo mfitanye nawe gahunda oya wenda nese si ukugutungura watungura umuntu wamuteguje niba ari n'impeta ya makeya basi ndagura ihenze bwa mugani yari niyihera kandi cyane ndagusabye mbabarira wimbabaza umva rero nkubwire ndabona utari kumva ibyo ndimo kukubwira reka nkureke nigendere mugire ibirori byiza kandi reka mbere yuko ngenda n'undi munsi ari wowe ari n'aba bose muri kumwe bitwa ngo ni inshuti ntimuzongere kuntumira muri gahunda ntazi mutamenyesheje muryoherwe n'inzoga mwateguye urakomeza uragiye igeno ibi n'iki bibaye nk'uko byara mwigisha uhagarutse koko nimundebera ibintu mwanyoheje ngo nzemo barimora imbere nakomangiye yemwe abo kwa mina mwaramutse erega nimukomeze ntihakinze mwaramutse neza haramutse ese burya niwe wagumye inyuma y'umuryango Venansi ni njyewe ugira ngo se ahubwo ntihabuze gato sinari ngiye gusubira mu rugo nari ngize ngo nta muntu urimo pe turimo da nuko narindi inyuma mu cyumba ndi kwitegura ngo njye gucuruza imbuto zanjye ko nzi ko amasaha igena batarajya ku kazi se kuki ataje kunkingurira uzi ko maze iminota irenga 10 ku muryango ariko yego ko aho wagera hasi wigeze wumva koma kare yazindutse yarubika sinzi ngo uruzinduko yajyanyemo na shebuja ngaho Imana ishimwe rero ugadahari kuba adahari biramfasha kubona uko nisanzura kugira ngo nkubwire icy'ingenzi ese wa mugani uragenzwa n'iki ko nzi kuza hano ariko hari ikikugenza ni amahoro ariko niko amina we ni ibiki koko ibiki ubonye ngo umwana wacu ahinduka iciro ry'imigani inaha hose no ku mbuga nkoranyambaga umwana wacu uvuga se ubwo ninde kandi ahubwo se ugiye kuvuga yuko utabizi ntabyo nzi wagira ngo ntuzi igihugu kirwana n'ikindi mada ntuzi ko umwisenyeneza wanjye akaba umukobwa wawe yabenze wa musore ucuruza butike hariya hirya abantu mujya mumenya aho isi igeze koko ubu tugambo wirirwa utaramanya abantu mu cyaro urashaka kutuzana n'inaha ngaha mu mujyi ibyo se bikurebaho iki wowe bikurebaho iki Venansi ni ubu koko ubu se hari ahandi twenda gukura umukwe w'umwana mwiza nk'uriya koko ariko uzi ko unangaje uzi ko ariko ngewe nari naramaze kumufata nk'umukwe mu muryango wacu ibyo birakoreye niko umuryango wawe nande ariko numva wagira ngo uyu mwana turamusangiye kagira inkuru yaba umukwe bwo ko yaba umukwe wanjye wowe witera mu by'umuryango wanjye nkandi uzi ko wasazi yego mwana wabuze iwabo ese umutima nkubugira
n'uw'iki koko njyewe nta mutima mubi mfite ariko venasi nta mutima mubi mfite icyo ndambiwe n'utugambo twawe tutampaye agaciro ubyumve neza rwose niko ubu kuba umwana wawe birirwa bamuvuga ko yabengeye umusore ku karubanda ntacyo bikubwiye ibyo se wowe birakureba erega nabonye hari n'abafashe amashusho asiga umusore ateye ivi akikubura akagenda ubu kuri byarambaye umva venasiya rwose tuza umwana wanjye arakuze bihagije niba abona atari we mugabo wose umukwiriye njyewe ndinde wo kujya kumwivangira mu buzima reka turekere aho se twinjire no mu myenda y'imbere ntabwo nongera kugutera amazi ni ukuri nzi wowe wabitangiye se uvuga se tugakomeza niba ubishaka oya n'ubundi ko njye nari namaze gutoha rwose pe nta kintu byari bikimariye kubyihorera oya reka tugeze aha ngaha birahagije ahubwo igira hino nyine tuganire none se turakomeza kuganira dutoze gutya bose ko numva njye ntangiye no kugira imbeho shayike nibyo byihorere tube twigumiye hano ni ukuri ndakonje uko wabonye hano hantu nyine nakuza kuremo imbeho ni ukuri pe uracyakomeje kuntungura nakubeshye bose numiwe nta kindi nakubwira ariko rero numva wakomeje kunyita bose ngaceceka ngo ugire ngo biranshimishije pe oya bifate mu mutwe mba bose turi muri kampani hano ndi ngoga sibyo ni ukuri munyihanganire pe sinzi impamvu kubavuga mu izina bingora singewe se uguhaye uburenganzira nuko ndi kukwita igeno nawe umpamagare mu mazina yanjye si ibyo si igeno nagenewe nagira weze kandi nawe wintera isoni ngoga ni ukuri wawe ngaho mbwira rero urumva umeze ute none kuzanye urahavuga wiki ni ukuri nakubeshye byandenze pe ni ubwa mbere nagera ahantu heza nk'aha mu buzima bwanjye numiwe ibaze ni ukuri umukobwa mwiza nkawe kuki utajya usohokera ahantu nk'aho ahubwo uzi n'ikindi ndababaye kuba nakuzanye aha pe yose kandi twakabaye twasohotse nk'igihugu akaba ariho tujya gufatira akaruhuko ibyo byari ukwigura ni ukuri bose nakongoga rwose pe maze n'ibintu numvaga bitashoboka sinumvaga rwose ko hari umukoresha watakaza amafaranga angana gutya ku mukozi umuntu kumushimira gusa ko akora akazi ke neza ntabwo nabyumvaga nkurikije uko ukora akazi neza aka ni akantu toto rwose ni ukomeza kwitwara neza uriya ibyiza biri imbere ubu se ahubwo ko mbona butangiye kwera ntidukwiye gutaha hakiri kare kugira ngo ejo tuzajye mu kazi ariko igenda nawe gukunda akazi kawe rwose niko none se uhangayikiye kampani yanjye kundusha tuzi ubanze wishimane nanjye tuzaba dutaha n'ejo cyangwa ejo bundi hari icyo se none se turarara he bose cyangwa ubwo ku kazi abandi bakozi bavuga ko twagiye ubwo se ibyo urumva ari ikibazo gikomeye koko none se turabigenza gute ku kazi namaze kubabwira ko mfite inama n'abanyamigabane ba kampani yanjye kandi birumvikana ngomba kujyana n'umunyamabanga wanjye hanyuma se nkabwira mama ko naraye he ariko jya umenya ko wakuze we ubu kuba wabwira mama wawe ko akazi kabaye kenshi ukaba ubona ushobora kurara ni ibintu bigoye se cyane ko maze no gufata icyumba muri hoteli ukuri kubivuga se nkaho wafashe icyumba kimwe bose banza witabe iyo telefone dore ndabona ari iyawe iri gusona uyu nawe naba ndetse tubanze dusoza ibyo turi kuvugana bose ko bavuze ngo bafashe icyumba kimwe aho gufata ibyumba ninde uri burare hanze ariko se banza witabe iyi telefone simbona ari wa mubyara wawe witwa beni wahereye karagushakara mwita uyu nawe ntarambirwa ngayihangana gato numva icyo nshakiye alo ariko se ufite ikihe kibazo kuko binima kurakubwiye ko ngo uhamagara akazi karangiye
oya rwose buretse gatoya gumbwira ibya sheri ibyo uba ubishyize ku ruhande gusa ariko ndi mu nama na boss umva nkubwire mbabarira pe urabizi singikundana nawe winzanaho stress rero singikundana ubusa banyirukanye izo sheri zawe za ntunga ntarakarase sundakaje umva tegereza ndakuvugisha n'impuguka kandi rwose ndakwiyamye ntihongere kumpamagara sikegare urumvise ukuntu yavuze mfashije mu wanyumviye ngo aramvugisha ntahugubwa buri munsi asigaye ngabuze ngo muhamagaye ngo ubu ntiyamvugisha ndakumva mwana umuhamagaye gusa nanjye ntaho ndi kumva ukuntu igeno rwose ntaho simpfaga gushikira ikintu cyahinduye igeno pe reka mubwire kwizera abantu kwanjye kuri kure kubera iriya mpamvu ubu nzanye n'inywera biyeri oya kandi nibyo nabyo ntabwo none se koko nta mutima nama zigira ngo zizanenguha ariko se ubundi tuvuga ibintu dusubira ibindi biki wewe uri kubona amaherezo gawe ari agahe koko izi nzoga zingana guca uri kubona zitazakwica koko ariko izi nzoga zanjye zigutwaye zigutwaye ikira ari umuntu nigeze nsagararira yego kuba nta muntu wasagarariye ibyo biri kumvikana ko ntawe wateje amahane none se ubundi mbabarira mbwiza ukuri iki uheruka kurya ryari kurya cyuzuzo n'umuzi tubona uri kubona ko ziri kukwangiza koko cyuzuzo n'umuzi ndamuzi ejo yaje hano noneho ukuntu bambubwira wagira ngo mwabiganiriye ngo mwese mumbwire ibintu bisa yari kumbwira ibyo biri kumbwira cyakora we yasize antekeye turarya ariko nawe twarashwanye yagiye antwariye byeri kandi ntazo yanguriye ngo nashaka kunkora uboshye arizo abo yanguriye ngaho serekeraho ariko uri kugira ngo hari irindi cupa ndatuma wongera gushyira ku munwa wa mugabo mpereza byeri yanjye sana hano ahubwo mpereza byeri yanjye jema mpereza byeri yanjye niba utanyoye wasibye niba ushaka amahoro mpereza byeri yanjye nawe niba ushaka kandi ntayo ndaguha gusa wambwira ngo izi byeri zingana guca uruguhomera n'izamangoge ese ubwo ari wowe ntiwarambirwa guhora usubiramo ikintu kimwe kuko cyuzo koko duhuye wese nta kintu ambaza kubera iki none wowe uje no kubimbariza noneho no mu kazi nka data nese nari kubikubariza ye handi igihe uko ubizi kuko urabizi neza umaze iminsi myinshi udahari kandi na telefone yawe ntibiriho ese undi nicyo ushaka kumbaza ushaka kumbaza iki nyine mbwira utavuga nyine kubera iki gihe kuki wakwifata ugahemukira umusore mwakundanye imyaka ingana kuriya abantu murasetsa dute nzi ikintu cya danje nako zaraniye urumva nta cya danje kuko wakoze ndetse kuba wakundana n'umuntu ari kubyaragiza ntibishoboke abantu bose mukundana muri abana ibyo urumva ari ibintu bya danje si ibintu bisanzwe kugira umu ex ni ibintu byatari ntabwo bisanzwe igihe wibyita ko bisanzwe kandi bidasanzwe rwose ni impamvu ki yatumye wanga umusore nkuriya nabonaga mukundana urwa burundu ko utinya kubivuga cyuzo nawe gifite wowe abatipe bose mwakundanye ubanye na bangahe kigira abana ngo mukabyana ngewe icyo nzi cyo nuko nta kidasanzwe nakoze ni ibintu bisanzwe abahex babaho cyakora ntakubeshya igihe warahindutse cyane pe kandi bizaguca ku nshuti zose wari ufite inshuti zidashobora kunshyigikira mu mahitamo yanjye nanjye izo ntazo nkeneye amahitamo yose akujyana kure ya bene imana sinzi ko ngiye nayagushyigikiramo pe sinkubeshye gusa nyine
apfa kumbwira ntumve icyabiguteye. kumva utanshyigikira se ubundi urashaka kubimenya ngo bigende bite urashaka kunyumvira ubusa nuko ntarabyumva neza ariko mbwira nta kibazo, uri inshuti yanjye pe, ntabwo nakumvira ubusa, wabona wenda ufite impamvu. cyuzo Karame. ubu ndeba ndatwite. Bana nyagasani, ntumbwire ko wabenze bene Imana unamutwitiye ige. ahubwo ukita wirukanka mu bintu ukihuta mu bintu byose indi ukubwiye se ko inda ntwite ari iya bene Imana jya unatoza mu gake. Turashize mana y'u Rwanda. Kumva ufite undi muntu mwakundanaga ku ruhande ku buryo unatwite inda yewe shayike ni impamo y'Imana, uri umwana mubi. mva ibyo byihorere urumva nta kigenda kudufasha rwose pe, nawe uri umukobwa kandi ufite umubiri. Mana nyagasani, none se we papa w'umwana ninde? aha si ubundi uri mu iperereza mbimenye. Ntambwire ntibaza ariko umuntu ntigeze menya uzi n'ukuntu tubwirana amabanga. mva papa w'umwana ntabwo ari ngombwa kumumenya nonaha ubyihorere. none se basi bene Imana wigeze umubwira icyo kibazo nyuma y'uko umukatira kuriya? ako nuko umuteze ngo ukabye cyuzo ubwo urumva nari kubimubwira ngo bitange iki ngo afashe kurera uyu mwana se. ariko nkurikije ukuntu bene Imana gukunda yakumva pe kandi yanamurera. sha cyuzuzo ntugashinyagure aramureresha iki se buriya uriya we yibereyeho. ngaho nyumvira ubu bukungu bwa bene Imana kuko uri umuzi uko umuzi urabona ari ubwo kurera umwana aka kanya koko cyane gucyorerana. none se keza ukoraho uka iki ubu ugiye gukora iki? akoze ubwo koko ibyo ni ibintu byakuzana kumbariza hano ku kazi koko kwize. ndabizi ko akamarira makuru neza turi kunywa akantu ngoga ariko nyine amatsiko yanyishe pe. ndavuga ntibikanyure hano waza uko uruzinduko rw'umunsi umwe byarangiye rubaye icyumweru cyose. ko rwagenze neza ra nabiyo bitaba akazi kanjye nari impangayikiye ntabwo tuba tukiriyo rwose. kuko ibyo nakubwiraga ari ukuri nta kintu na kimwe cyananira ifaranga mwana. ariko uriya mwana yarangoye batabyumva gutyo ngo ugire ngo byari byoroshye. ikizimaze si uko ubu wari umunyamabanga wawe mu kazi yabaye umunyamabanga wawe w'umutima. ariko burya abakobwa bazi kwikomeza. ufite kandi uzi ko se burya yagoraga kwa kundi kose nawe yaransariye sha. nibyo uzi ko ari nawe watumye tumara iriya minsi yose aho twaje atabishaka da. ariko rero tuvuge ibintu dusubira ibindi. imyaka yari kujyanye pe. harya ubu ntiwari urimo gukabakaba mu myaka za 50. imyaka ni imibare sha. uzi kuba mfite iyo myaka byambujije kumara icyumweru ku mazi n'umwana mwiza nk'uriya wifuzwa n'abandi bangana sha. icyo nicyo bita imbaraga z'ifaranga. ubu noneho ugiye kubona umuntu uzajya ukumara siteresi zose za hano mu kazi. ese kuri kubivuga nkaho nigeze mburumara iyo siteresi sha. ariko abo byabaga ari iby'akanya gato. kereka niba igihe waramutakajeho imbaraga z'amafaranga bingana kuriya kugira ngo nyine umwishimisheho gusa. none se ubundi wumvaga mufiteho iyihe mishinga? ngaho usibye ko mbona yanyiziritseho kumureka byananiye. ariko sha dore umwana utanga geye. fatiraho rero fatiraho wibura ubwenge sha. ibintu byo kwirwa mu bagore n'abakobwa batandukanye ntiwazabivamo. ukeneye kugira umugore ukwitaho nawe ugatuza. ukaba ushaka kumbwira ngo igene umurongore se mushyire mu rugo? cyane da. kereka niba watabyemera wenda kuko umuruta. none se kwize ko ikibazo cy'isi hari ubwo bariya abana usanga baba bakiri n'abana nyine bafite ibintu by'ubwana mu mutwe. urumva namugeza mu rugo agatangira kunyubahuka kandi urabizi ngewe byose ntabyihanganira ngoga niko nabaye. none se ubwo urashaka bo mu nga y'imyaka bacuze batakibyara ngo uranga akana gato kakubahuka?
niyo baba baracuze njyewe se bimbwiye iki ariko abantu bibiye ko ngize abana batatu ku bagore batandukanye ariko nyumvira ni ukuri ngoga ikizi ukaba wumva se ba nyina bazemera kubagwa ngo barereshe mukase shazana umwana muto ukibyara uve muri ubwo bwana kandi ukuze sha ntacyo nkwijeje pe kubera iki se ngo uranzi kandi sinjya mpfa gukora ibintu bitandimo uriya mwana mba mbona ari umwasama rwose wenda wamusohokana ukamwishimishirizaho nk'uko kose ariko pe ndakurahiye nta mubyeyi umurimo ariko uri umusazi ige urumva wowe ibyo bintu bishoboka koko ibiki bitashoboka ariko mbona ubirakariyemo wabigize ibyatari ntarakara se hariho aka gato nambwene wagakora koko wavuze niba udashoboye akazi bakazana undi mukozi ukareka kumvunisha urya uraseka iki ngo bagire batecyuzo bagusimbuze uramvunisha ige uramvunisha igiye kuraba insetse pe ubwo se igisekeje kirimo n'ibyo umva niba hari umuntu udashobora kunyeganyezwa muri iyi kampani aka kanya ni njye igena ureba sinjo ngo baze none se kuko ubundi wambwira kuko uhembwa yiki umushahara uhembwa n'uwiki ubu kuva ku kwezi kwatangiye ukoze iminsi ingahe iminsi yose nakora ariko se wowe bikurebaho iki bitandeba ntumvunisha none se uri umukoresha wanjye okay nkuko ntari umukoresha wawe rero sindi n'umusimbura wawe ubifate mu mutwe kuko akazi wica n'igihe bosi yagashyize ku mutwe bitarega urabizi neza n'akange kaba katoroshye none ngo ngereka no gukora ibyawe uretse kumva ari bosi wabigushyize ku mutwe urabyivugiye bosi yakagushyize ku mutwe nje monte urumva njye waguhaye ako kazi uzagura cyangwa ubyihorere ariko nkabara ngiye nkubaza ikibazo kimwe wabaye iki wahinduwe n'iki hari ahantu nakomeretse ku buryo wambaza icyo nabaye Imana warasaze kuko nzi ko ari wowe muntu wazindukaga mu kazi ndi ngute kuko usigaye uza mu kazi nimugoroba cyangwa ukanagasiba kubona nta n'icyo bigutwaye we umva wimbaza ibintu byinshi untinza ndimo ndihuta miya sakoshi yanjye iri aho ngaho inyuma imwe narayinsize imereze ngira uturungo nisiga ngira aho nigira ibindi uri mu byihoreye buri urakoze ngo iki babara ntumbwire ko ugiye kongera ukagenda ureba n'akazi kose kari hano katarakorwa kubera wowe mbabarira igihe ibyo bintu bisubizaho bikuye ukaba wumva ngewe igihe nose nje mu kazi nambaye gutya we ariko wambonye nzenguruke neza undebe mereza ashaka ahubwo w'intinza turashize mana y'u Rwanda igihe ni ukuri nanjye akazi kawe nta kundi bwongere gukora pe n'impamo y'Imana ubwo akazi kandi ubu ugize kuba igitondo cyose utakoze none nawe uziye wunguje gutora makiyaje ku isakoshi waje urashaka makiyaje wongere ugende hari utuntu nasanze nasize mu rugo mani mpereza iyo sakoshi ngira ibintu nirebera kwiki mpereza ndagiye rero uri kubivuga nta n'isoni ufite ziki ariko kugira ngo ngire isoni ziki ko ndi gukora ibyonze uri gukora ibyonze ko akazi ubona umukoresha wanjye hari icyo bimubwiye ubona hari icyo ambwira uretse wowe watunaye washyushye sheri mbona turuhuke ndarushye pe we nta nimuwugira wese ziki sheri nakubyinishije nabi se konzi ko ntagukandagira wese kunkandagira sheri ahubwo nyine ni kure wabonye nkinjira ugahita utangira kumbyinishije kuko nta no kuruhuka kumva umuntu aba atananiwe kamubwiza ukuri nubwo waje utinze nyine nabaye nkikubona mbonye uko wambaye n'icyo kimero cyawe n'ikibero gitendera uza n'ako karirimbo kazuke kari kariho mpita nyine ngo cakirata rega no gufatira nawe nize kuza niruka none dore nawe nta n'agahenge uri kumva ariko se wamugana ubundi watinze uri mu biki sikacyuzuzo se kanintije ko yakunshyiraho amategeko ubushya ariko umukoresha wanjye
ahubwo rwose byatumye hari ikintu nkeka sheri. ukeka igiki se kandi umukobwa mwiza ubanza we na Cyuzuzo hari ukuntu bimeze rwose kuko rwose nabonye asigaye ashaka kwigira umutegetsi. uzahabaze njyewe ngoga ndanyurwa kandi nkamenya kumesa kamwe ubu ndi uwawe gusa nta wundi mukobwa n'umwe nshobora kureba n'ibihumbi nawe rero ka Cyuzuzo uzakirukane dore mbona ntazi ukuntu kande ubanza kamfitiye ishyari. reka nzimye iki kiradiyo siki dariwe rero twumvikane sheri Cyuzuzo nta kibazo ateje pe ni umwe mu bakozi beza ngira ahubwo nyegeri iryo tuyireke sheri dore ikiradiyo se sinkizimije sicyo cyasagusaga ndagicecekesheje da kandi nyine umutuzo nk'uyu kuri njyewe nawe uzi icyo ubuze dore kandi ubwo ari wowe uratangiye ngoga nawe buretse pe buretse rwose ntubona ko umuntu aba yabize ibyuya koko uyu muziki wanshyizemo none ntushaka no gutuma umuntu atuza. none si ibyo yabivuze iki sheri sinjye nawe ubuse urumva se ndi bukwinobe ngo ni uko wabize ibyo wenda yewe wenda ariko ikibazo si ukunyinoba ngoga ahubwo hari ikintu nshaka ko tuganira maze iminsi nshaka kubikubwira ariko rwose nabuze aho mpera. yego ko nyagasani hanyuma wowe wigena ukabura ahantu mpera se ariko yewe ubwo icyo kintu cyaba ari igikimukobwa karame umukobwa unyura umutima wanjye kuva twava ku kivu cya cyumweru twamazeyo sindongera kubona imihango na rimwe ejo nibwo nipimye nsanga ndatwira. data nkaba naraguteye inda se wifata nk'urwenya niko bimeze ngoga kandi ndakeka ko icyo ndi kuvuga ucyumva rwose. ariko bakobwa mwabaye mute ariko mwigize abahanga koko ye ubu ugiye rero kunyaga amafaranga umurundo ubwo yanaguhaga ntaguhagije mbese ubu ugiye urashaka amafaranga pe ubu urashaka indeza igira uti ndashaka indeza nizera ariko kuri kugira ngo unyumve ninde kumva ngo gwari kumbwira amagambo meza mu kanya se uhindutse utyo ntabwo bishoboka pe hari igihe ugira ngo ndinjije ndidebe ahari nagatangaye rukundo maze iminsi unyereka yewe kumbi nawe uri umutekamutwe nk'abandi bose. ese nguga ibyo uri kuvuga ni ibiki ntabyo wumva se kubera icyo umva wankorera ibintu nk'ibi koko ibiki ngukoreye mbese ubu ndekeye kuba umukobwa unyura umutima wawe mbaye umutekamutwe. utaba umutekamutwe utaba wese ubwo uri kumva ibintu uri kuvuga byumvikana ese ubundi mbwira nyabo mbwira nyampi urifuza iki nyine iyo nda mbwira niba narayiguteye kuko uragira ngo nyikoreho iki mbwira wayikoraho iki kindi se nyine usibye kuyitaho weguye mu magambo make nyine ukita ku mwana wawe nta nyine umutwite. ariko se dutuze nkubaze ubu amafaranga amaze iminsi nguha uri kumva ntahagije uri gushaka ndi ariko indambi we indambi ngo urashaka ngahe se noneho nyamukobwa nta mafaranga yawe nkeneye ngoga ukeneye iki ukeneye iki kundongora nkaba umugore wawe byemewe nibwo waba unsubije icyubahiro wanyatse ubwo wanteraga inda ibindi urimo rero ubu byihoreye. ariko agahinda si uguhororera noneho ndabyemeye uteke muko njyewe ngoga ndongora igeno umukozi wa kampani yanjye ibaza abakire bagenzi banjye ese kubanza nakoroheye ukagira ngo ndi ikigoryi ngoga cyangwa hari wakomeje kumva ndi kubikwingingira kugira ngo hari andi mahitamo ufite nuko ye urakora iki se mukobwa mwi ariko naragenze ndabona ko wari wabona iki se ahubwo ngoga kuri kugerageza gukina n'ikipe utazi iyo ariyo ego ubundi ubwo wumvaga uri bunyihakane ngasigara urubuga rwandenze bavuga ngo dore ka gakobwa kabyariye iwabo niko wabyumvaga. hari ukeka ko kuba nararyamanye nawe bikuraho kuba ndi so aka kanya se wibutse kuri bosera wabyanze kera ngoga ubu nanjye rwose kukwita bosi birangora ngaho ndebere byose ubu nshinganya aka kanya koko ukaba ushaka kuba umugira z'abagore rero naje mvuga neza ariko
nuko ari wowe nzamuriye kamere ugomba kuyibona. ariko ndashaka kukubaza ubundi wikanze kikiri gutuma nyine mvuga nawe ukansubiza uko wishakiye. Ubwenge bwari bwiza bosi we. Ikibazo twabumenye twese urumva. Ngakira. Akira hano. Urebe witegereze ubundi tuze kureba mu kanya uza kuba ari kwinginga undi hagati yanjye nawe. Ikisi. Ike. Uyu ninde? Uwo ninde? Aya mashusho yakuye he wa mukobwa? Ubiki? Kwabo bakiyo ndatiraga ngo bagenge ubona ngo kampani yanjye. None hubagiye kubona wewe nyawe. Reka nza ahubwo. Ndaranyashyize ku mbuga kampani yawe yamamarizaho azindebe. Oya ibyo byo byizamo basi uretse gato tuganira iki reka urabizi ndagukunda ntabwo wanshyira ku karubanda ntabwo wanyandagaza gutyo tubiganireho kabisa. Ariwe atangiye kwitonda mbese umva nta kintu mfite nganira nawe ngo nta na kimwe. Ahubwo uze kumpamagara urumva umpa igisubizo kiruzi kunshimisha naho ibindi ngo tuganire nasa nukugiye akose nk'ibi ni iki mana yanjye nk'ibi ni iki koko nk'aka gakobwa k'agashitani kuki nakazanye mu buzima bwanjye koko yewe ko nimero y'idacamo Kigali we. bitewe n'ubwo bumpamagaranye bitumye ntega akamoto nabonaga imodoka yantinza none n'ibyo washakaga kumbwira. None se ubwo uri kumva nta kibazo biteye koko kwize? None se ni kangahe ubundi nakubwiye ngo uriya mwana w'umukobwa umushyire mu rugo? Yarinze ubwo ajya kugukangisha amashusho yawe wambaye ubusa atari wowe watindije ibintu. Ariko wowe ubwo urumva umukobwa wiziritse gutyo ari gusa koko? None ubwo uraza kwemera ubwambure bwawe bujye ku mbuga nkoranyambaga wacururizagaho kuko nguga nyine kandi wumva aricyo cyane y'ubwoba nyine. None urakora iki? Hano bundi igihe niwe wakoreshaga izo mbuga nyine. Fata umwanzuro rero nk'umuntu w'umugabo nyine cyangwa wisanga ibyawe byageze hanze hahandi udashobora kubigarura. None se mbigenze ntikwize wari we mise mpamagara kuko nzi ko wamfasha wangiriye inama nyine. Ngira inama rero mbere na mbere banza uhamagara uriya mwana w'umukobwa umubwire ko ubukwe bw'ubwemera kandi witeguye kubana nawe. Nukuri ntakubeshye nta gahunda yo kurongora igeno rwose nari mfite kwizera. Mbese mvaga ko nyine ari ukwinezeza gusa hagacukwe nanjye ngacukwanjye. Ibyo byahindutse rero kandi ugomba kubyagira kuko nta kindi wabikoraho aka kanya. None se uyu mukobwa yaba ari imitungo yanjye ashaka kukukwiza? None se ubundi urukumva ari iki kindi ashaka kuko nguga ubu tuvuge ko uri umugabo mwiza cyane ku buryo uriya mwana w'umukobwa yakora ibyo byose ngo mubane biraho gusa. None ukaba uri kunyushya se ngo mbane nawe hanyuma asahure kwize? Urabana nawe mu rwego rwo kumwikiza ngoga. Ikindi kandi wihangayika kuko urabizi ibuye ryagaragariye ntibarikisha isuka. Ntabwo umuntu yakwiba ubizi neza ko ari icyo agamije. Namugira ntese ko wumva iyo mitungo azaba yifiteho uburenganzira nk'umugore mu rugo nyine. Tuza nyine nkubwira uko uzabigenza. Uteze amatwi mfasha pe kuko ndakomerewe. Icyo ugomba gukora rero ni ukubanza ukamwigiraho umwana mwiza. Yego ukanamubwira ko yewe nawe wifuzaga kubana nawe. Ikibazo ari uko yari agutunguye. Ikindi mwamara gukora ubwo bukwe yego ukamusaba gusiba ayo mashusho ahantu hose ari hanyuma se nkakomeza nkabana nawe. Reka nta n'isoni ukabimbwira uri gushinyika. Ni ikibazo rega nuko unciye mu ijambo ntarasoza kukubwira mama. None nyine reka nkubwire byose birangire. Ubwo ikindi ukeneye ko numva nicyo utambwiye ko kujye ushaka ko numva iki kindi kitari ukunyambitse urugwa n'ukuntu nakuruhanye.
ndabizi ko ntabwo utagize kugira ngo tubeho neza njye nawe mama rwose ndabizi warakoze pe kandi rwose sinzanabyibagirwa none icyo unyituye ni ugutwara inda mu rugo ukaba nta vara uzapfa wambaye mama nkaba ntazigera nambikwa ikamba ry'ababyeyi wacyohe mama erega nanjye ntabwo ndi igishushu ibyo byose narabitekereje kandi humura tuza bizaba kuko wanteye inda aremera kunkoreshereza ubukwe bw'agatangaza wihangayika rero ibyo se bikazakuraho ko abantu bazaba baramaze kukota bavuga ko watwariye inda mu rugo humura mama bazaba rwose batarabimenya kuko rwose mu kwezi gutaha nzajya mu murenge ngewe na ngoga ariko ko ubusa umuntu azaba amaze gutumira abantu wa mwana we ibyo ntabwo ari byo byihutirwa mama abantu uzaba batumira n'udukora ubukwe bweruye birimo bya bindi byo gusaba no gukwa n'ibindi rwose kandi tuzaba tubikora ibyo ngibyo kuko rwose tuzava mu murenge tujya ku bana intange itaragaragara wenda ndabyumva ariko uko byamera kose ntukwiye kubimbwira wishimye nk'aho ari ikintu cyiza wakoze erega nuko wanciye mu ijambo ntarasoza mama unteze amatwi ukanyumva nari nukuri ko Imana wakwishima nk'uko nishimye mbabarira ubanza unyumva ngaho upfa kumbwira numve ma nyine mama urumva nyine uwo muntu waninda ni umukire cyane wumve nyine ko ari mu bantu bafite za kampani zikomeye hano muri uyu mujyi uri aho ngaho umukire ibyo se bikuraho ko ari umunyamafuta erega nubwo naguteze amatwi nakurakariye ndabizi ko numara kunyumva nawe uri bwishime erega mama kandi urabizi ko kuva kera ntigeze nkubera umwana mubi sibyo ese ubundi uwo musore uvuga mwahuriye he muko ubu iminsi ibiri ishize ushwanye na ka gahungu kacuruzaga ruguru ahangaha uhise ubona umuntu anagutera inda reka twari tumaranye iminsi mama kuko ni bosi wanjye wo ku kazi ushatse kuvuga ko ugiye kuba umugore washoboje mwana we ubu aho wakomaga amashyi nawe ugiye kuyakomerwa cyane mama maze yanambwiye ko azagukodeshereza indi nzu ukava muri aka ngaka kureba mbega ubyara neza we uzi byiza nk'ibyo nari kuzapfa mbikuye he mwana sinaguye kuri bwishime ndumva ngize amatsiko yo kubona uwo mukwe wanjye ugira se ngo simfite ifoto ye mama urayifite rwose igira hano nkwereke reba hano muri telefone n'uyu uyu niwe mukwe wawe mama yego komanda ko mbona wagira ngo ni umugabo wubatse se mukobwa ubwo ni waba usenya urugo rw'abandi oya ni ukuri mama ntabwo uyu muntu afite imyaka ingahe koko kiraza ngo ni na myinshi mama niko nyine hari ukuntu agaragara ariko ntabwo akuze cyane pe 50 yonyine yego mana abakobwa bakowe isukari ubonekamo umwanya uhagije yewe uri kugira ngo biroroshera yewe majije no kunanirwa ariko kunanirwa ntibyabura mwana reka twakoze akazi katoroshye cyane ariko wowe reka nkubwire nugira ikibazo nituva dusoje gushyira ibintu ku murongo ubwire tunyura ahantu ufata icyo ushaka ntiwabona nyuma y'igihe kinini cyane nanjye nongeye kujya inkoko ubwo si nko kurumva ari ikintu cya danje wumva nakugurira nyamara abantu muzicwa no kutamenya gusaba ari kwica ngo ukundira akamana yanjye utamusaba ikintu gifatika ntawe utanaga n'ubwiyemezi ubaka akanya ukibyutsa umutwe urukumva ushaka kugira ikintu wangurira kirenze inkoko ubwo urumva koko byari ngombwa ngo unyibutse ko aribwo nkibyutsa umutwe ra urabizi ariko nawe nta mutima mubi nuko numva ko utangiye kunyiyemeraho nkaho wagira ngo nje nawe ntituziranye noneho byari bibaye nk'ibya ka gasore katirariye katarogora inka wabimenye ta aha sindi kubona se ahubwo ibintu byose tumajije kubishyira ku murongo yohana uretse iriya mifuka y'isukari yari iteje yarara hano se nta kibindi nta birenze ibirenze byaba ari amarane maze uzaje uravuga ngo ntacyo nagufashije caca akora gutegura hano hantu hashashe uzakorera ubucuruzi bwawe byari bigoye pe reka nkubwire ishema mama y'Imana urakoze pe ibintu sinari kubikora njyenyine ngo mbibashe ariko rero tuvuge ibintu dusubira ibindi ntabwo hakomeje kuja urambwira ngo ibintu byose ngo ni ibyawe
mushaka umenye ko ntabyemeye pe kubera iki se nzi ko nzi ko akabotiki kawe akanywereye hafi yo kukamara ubu wambwira ngo amafaranga angana guca wagavanye he gukongera gushora koko bwavuye wabyihoreye wa muhungu we ku bwenge uzubujije wese abana iyo amenye hari ijambo kabisa ubwo ushatse kuvuga iki ugize ngo usa umwanzuro wo gufata inguzanyo muri cya kimina cy'abacuruzi iyo ngufata hakiri kare sinari kuba narateye imbere kera bivuze ngo wafashe inguzanyo yo gushora bundi bushasha cyane igishoro cya mbere wakinywereye ico none izabonaga narasindaga mu gihe cyashema gusa ibi nabyo byamfashije kwitekerezaho mwana aho nabonye ko kuba narasuzuguye bene kariya kagina ari ukubera ubukene niyo mpamvu ikintu byansaba cyose ngo nkire ngomba kugikora kugira ngo nereke abantu bose ko igeno yahubutse atagombaga kunsiga kuriya ariko genda akanyagwe wagira ngo ugiraga imiti koraje nawe kandi ubwo ari wowe imiti isa y'ibiki niko habaye nta n'ameza ngahe gashize utandukanye n'ingeno none uhise wishumbusha cyuzuzo uzi ukuntu buranje umutinyaga cyane birahira ngo ni ukuri cyuzuzo ariko nk'ubu igihe mbanarereye mpamagara ntabwo muba munyumva ese ubu kuko utuvugishije ukuri ubu ukiri mu biki koko sheri ngaho ndebera nk'igihe utahiye ariko nkundi ryaryo ukuntu muyoberanya ariko madamu mwese ngo ndiki ese kukwita sheri ni ikibazo koko ngoga ahubwo ari wowe uri gushaka kukweba ikibazo ndi kukubaza nk'icyaho ubona uriya masaha narinda umushaka ikibazo kiriye mbese ubwo uri kumva icyo gisubizo aricyo gikwiye ese ubwo uba uri kunyibaraguzaho ugira ngo mubwire iki koko igena wowe ubundi wowe urinde ngomba kuguha ibisobanuro byawe narinde abo nari kumwe nabo urinde nyine mu bantu urinde ndi umugore wawe wanshaka utanshaka ibyo nta n'icyabihindura ndi umugore wawe ko ubizi ko batagushaka nyine urumva ngaho shinguka mu muryango nigira kuryama erega ntubone nacishije make ngo ugire ngo urajya kundyamana utarasubiza ibibazo ngufitiye ariko bisi ibibazo mw'abantu ufite ikihe kibazo wa mugore mu mutwe wawe ufite ikihe kibazo uri tayari niko ngoga ushobora kunsobanurira abana nasanze hano mvuye ku kazi bageze hano bate mu zihe nzira abana se bagutwaye iki hari abo ngusabye guhahira cyangwa koza hari uwo nkurimo aho bagiye kujya baryama ubu wari usanzwe waryama cyangwa wari kuzaharyama icyo mubaza nyine bari hano nk'abandi bari hano nk'abana bari kwa se wababyaye urumva se nabo kubazana nkabashyira ahangaha gutya gusa mbese muri make urumva nta n'isoni biguteye kuba wari ufite abana batatu mu gasozi utari waranambwiye nk'umugore wawe ndakubwira se wowe uri iruhande uri iki kiganiro usibye kuba uri agakobwa kari aho ngaho kari kugomba ku mugabo w'umukire nawe utagashaka akagira ngo uvuze ko utanshaka rero urumva umenye ko ariko nashaka ziriya nzana zawe urumva simbashaka kandi bagomba kumvira mu rugo bakagenda ubyumva ubyiteho twumvikane madamu fata sitasiyo niba ukunda amahoro asesuye ikintu cyitwa gusohora abana muri iyi nzu byo ubyibagirwa byaruta ukagenda ari wowe arewe icyo nakubwira ni uko ngewe ntazabana n'abana bawe muri uru rugo ngoga ntabwo nzabana n'abana bawe mu nzu ubyumve ubwo ndabizi ejo wazazana na ba nyina hano ngo ukunde urunsohoremo ndakubwiye ngo jyana bariya bana ngahoze bwira se niba kuzana ba nyina byatuma ugenda we uranga ejo mu gitondo bose barazindukira ngaho nyumvira urakubeshya ige singushaka mva nkubwire nanjye wanshaka utanshaka tuzarubanamo icyo ngusabye fata bariya bana bawe basubize ba nyina bamvire mu nzu umfasha ayo makarito n'ibindi bintu byose byakwangirika mu bikurimo neza ntikomeza kubigerekeranya mutanyangiriza
ikindi kandi upakurure vuba dore sitoke yashize ntabwo umunsi ko mu kanya amasaha y'abakiriya binjiriramo umusubiriza arabageze mugire vuba vuba mugire kuraje. wawu cyakora sheri biranshimisha cyane iyo ngeze hano nkabona ukuntu buri munsi haba hari impinduka. wayibonye ariko icyo bita kugira umwunganizi mwiza nabibonye rwose we niba kugira ngo ari gupfa gutera imbere gutyo se cyuzi mama Imana izina ni ryo muntu ubwo se ushatse kuvuga iki sheri? umva nawe ra nshatse kuvuga ko ari wowe cyuzuzo cy'ibyaburaga mu buzima bwanjye nyine byunkorera ahubwo ko bituma nibaza aho nahoze ndi. byageze maye waranambonaga ko niyo wamvugishaga aho gushaka kumbaza amakuru yayigena gusa. ariko turamuvuze ndibuka we iki ubundi igena inshuti yawe ameze neza kubera iki se umumbarije sheri? ahubwo se yabuzwa n'iki kumera neza kandi yarageze ku byo yifuza. none se nyine kumva yabigezeho cyaracyamamagara mbaza iki ko wahamagara reka amaze iminsi mbona nyishwe utumesaje tutampaye agaciro iki iri joro ubwo nabonye yampamagaye nko mu masaa yine hafi n'igice gutyo ndi kuva mu kazi. akubwiye se ko afite ikihe kibazo cyatumye guhamagara izo saha we? cyari kukimbwira gute se nigeze mufata? yasha reka ese ayo masaha yuko twari turi kuvugana urumva nari kugukupa ngo mbanze mwitabe nagende cyakora byutsa nyandikira nyibwirishwa ngo yagira ngo yumve ijwi ryanjye mayi ngo yarankumbuza ariko umutekamutwe ariko uzi ko abantu batagira ubwoba we umuntu ufite umugabo azi n'ibyo yagukoreye akaba ari kukwibwirishwa ryo koko byo ni ugushira isoni n'abashinzi ahubwo se shu ubundi wigeze umubwira ko dusigaye dukundana we cyangwa yumvaga nyiri kwa kundi ashaka kunduhukiraho? kuba abizi byarabizi kuko aherutse no kubimbaza nyine mama kuri ari aho adafatika neza yanamunyuriyemo tu kuko mva ko ntakinamwisanzura aho abereye mabuja. none asigaye aza no mu kazi yarakaye sinzi ibibazo aba afite. ariko rwose ntimukanzetse harya ubu ni nyokobuja ntabihakana ahubwo si wagutuma kuri nyokobuja kuki nsokera mu nzu wagasana ndavuze ngo nsokera mu rugo wa mugore we nsokera mu rugo arewe ariko gusohoye inkambi gusohoye nka nyir'urugo ahandi si ku mugabo wanjye se njyewe simutwitiye ariko ngoga niba ushaka amahoro yanjye nawe sora akagasano k'akaya kawe muri wangiye kunyicisha na wa mugore ndayambitwera amata rekeraho ukuntu gasa sinongere kumva uri agashinzi nakwerekaho mbera ko rero utaba agashinzi se ubu wavuga kuri iwanjye wakora iki niba utari inshinzi icyo uhari uhakora urayumvira ati genda asazanya n'umugabo umugabo ntiyambwiye ko mwabanye kuko yaguteye inda ubu se njyewe urabona natwite mada twite si biki nanjye naje ngo mbane na se w'umwana nyine uzaba ikindi izi ntambara njye ntabwo nazishobora cyangwa ukagore kawe urashaka iki se usanga hanze tuvuga danse ndekura ariko muvugana byose ndekura ndekura ngo hagarara aho agacucu hano isoni wowe urambonera akagashyano mbese ubu ngubu urimo kumva ari njye munyamakosa utaba umunyamakosa uri iki urumva induru wowe uri guteza n'uri wera ahangaha ni nini mu cyari kirimo ariko kuki ugira isoni nye wa mugabo we ubu mbese uri kumva koko nkwiye kwicara nkarebera ukanzaniraho undi mugore mu nzu ntabwo nzabyemera ntibishobora hanyuma umugore agutwaye iki iyo nzu ajemo n'iyawe n'iyaso n'iya nyoko n'iyandi kabiri kangahe wowe ugena abantu bagenda hano muri uru rugo ese ngoga iki uba wiga ko ndi umugore wawe mu mategeko cyangwa uba wabyirengagije uzi ko wamfashe nk'umukobwa wigurisha usanze ahantu ku muhanda ubundi mutaniye heza abo bigurisha namwe mwese icyo muba mumaze hari ikindi atari ukugira ngo muteze umuntu igihombo mbese ubu ngiye nkaba ndimo kuguteza ibihombo rero utabineza se ndashaka kukubaza twumvikane njye nawe
ubu abana wasanze hano ntabwo wabirukanye ndetse ntibasanze ba nyina hanyuma amafaranga mpereza ba nyina buri kwezi ntabwo urava muri iyi kampani yanjye uyasubizamo si wowe babyaye se nta soni igihombo kirenze cyose ni ikihe none se nawe ubwo ngo nanze abana uravuze uti banze abana reka noneho mbazaniraho abagore urumva aricyo kigomba gukurikiraho ngoga ni impamo y'Imana ndarahiye uyu mugore araguma muri iyi nzu ngenda ayisohokamo ngenda abikubwiye uraseka nta n'isuri ntabwo uzi ko kuva twabana ariko kantu keza uvuze nkumva kanyuze umutima wanjye yewe mbega akantu keza waba unkoreye kuko ushoboye ukagira utyo ugasohoka hano yewe ntakumva umunezero kuko ubundi nta kindi kintu cyawe nzi hano usibye induru gusa mbese ubu ngubu urumva ukumva ndi kuvuza induru isaha ndivuga gake ariko ngoga ubundi urifuza iki ute urifuza iki ushaka iki uzi icyo nifuza kandi sinyeka ko ngiye kukikubwira bwa mbere nawe urakizi umfashije mbese wagize gutyo ukamvira mu rugo kuko nyine byanezeza simba rero nanjye gukurira inzira ku murima gukurira inzira ku murima nyiharure neza ntabwo nzavamo ute icyo nakubwira ni ukuriya mukobwa atari bundarire mu nzu ngoga ntabwo bishoboka kandi ndakomeje ngo ikibata uvuze ngo iki akantu kawe kandi ndakuza akantu wa mugore we ndagira amasanga ko nzayisaziramo ariko ahantu heza nahava se ngasubira muri kariya kazu k'icyumba kimwe ibiki wagashyano nunduke wumva iruhande komana yanjye asagabanye sasa nunduka wa mugore we ese burya wahuzwe impumuro y'imineke ubu se ko njye nayitwariye tuzabana bikunda amata ntushobora kwifata nk'umugore muzima ni ukuri mbabarire kuba ari wowe ndi kuza gutura ibibazo byanjye kandi nta ruhare ubifitemo cyose ikibabaje aka kanya urumva ari icyo koko igihe ngaho mbwira ubaye iki gusa hari icyo utabona cyose ndahunze nyine ngo nzicwe n'ikindi kitari inkoni hano yanjye none se ubundi byagenze bitewe n'icyo wakoze cyatuma nguga gukubita cyaheze cyose cyahe ubwo kuba umuntu atagushaka gusa ibyo gusa ni ukuri kw'Imana nta kintu kidasanzwe nakoze asiga akora ibintu byose kugira gusa ngo yimane nanjye data we cyangwa hari ikiri kumvisha cyose ushobora kwemera ko ubu nkubiswe nzira ko nanze kwimuka mu cyumba cy'abashakanye kugira ngo mvuga abari hagerara niyo habara yanze niyo ushaka yego mwana nyagasani turashize noneho ngo gatuzi ntabwo kuri ibyo bintu mbabarira igihe ushaka ibindi beshya ubwo se niki cyatuma akora ibintu nk'ibyo koko ngo zumva ari iki kindi ashaka gatanya nyine gatanya kandi shakizo ni ukurara ruhira ubusa ntabwo nzavamo nicage nzahapfira none se kuko ubundi iyo gatanyira mu marira iki erega shawe ntiwirengagize kuba uriya mugabo twabanye atanshaka cyose kandi nayo amashusho yose namukangishaga nahise nyaziba yose tukiva mu murenge kubera ariko twari twabyumvikanye nyine nawe atubona ntacyo kinkangisha reka ngufate uko nishakiye ashaka ko muvira mu rugo cyose kandi nanjye rwose sinahava nona kuko urabizi ko icyo nanze ni ubuzima bwa gikene ntabwo nagenda nonaha rwo ubuzima bwa gikene wakunze se ko numva nubwo ushobora kubusigamo agahanga si ngombwa ko mbusiga amaganga cyose uzabigenza ute se nyine nkubwire gahunda mfite njye nimara kumusahura ibizambeshaho n'umwana wanjye gake gake nzamureka nigende no gusahura kandi kuko gatanya aka kanya ntacyo yamfasha yaranze ko dusinya ivangamutungo nagenderaho we ariko se abantu babaye bate koko gute umuntu yatinyuka kukugira atyo abizi neza ko umutwitiye
rero ndeka umuvuna muheto ubanza yaramenye ko inda ntwite atariye mu izina rya yesu uko nimbona ameze uretse nk'uwabimenye gato ushatse kuvuga ko ngoga atari wowe guteye iyo nda wampa mwana kuki naryamanye nawe naramaze gusama kandi nari mbizi ego yezu na mariya uravugisha ukuri jye wagiye kuryamana nawe nyuma yo kumenya ko utwite kugira ngo ukunde uzabimugerekeho unzahera hehe mbwira bene imana ko yanteye inda uzi ukuntu twatandukanye nabi igihe ngerageje kumuhamagara atamfata bene imana yewe ugeze ngo iki gihe ushatse kuvuga ko bene imana ari we papa w'umwana utwite n'uwo rwose gusa ubu ngubu nyine aho bigeze sinzi niba ntanabimubwiye yabyumva pe uzi n'ikindi gihe sohoka hano utahe gira vuba kandi ntutume mbisubiramo ariko cyuzu ndakubwiye ngo ntutume mbisubiramo kandi wowe ko nari nzi ko ari wowe nsigaranye igeno niba uzi ubwenge ntuzagaruke hano ntuzagaruke mu maso ntabwo wabikora ntabwo ndi bugire ikintu cyose gishobora kuba kuri bene imana wankoze y'ibibi uze kukuranzura hano ngo ngeye cyuzu kuko ntatinyuka kumujya imbere ko atanazi ko ari ikibazo kiri iwanjye mbabarira ibyo ni akazi kawe mukobwa ibyo ni akazi kawe wanze kumbwira ku nshuro ya mbere nkubaza ise w'umwana urumva uramumisha rero wishaka kumumbwira kuko uzi neza ko ngiye nsigaye nkundana na bene imana twenda no kubana imbere sohoka amarenga tata ngoga izo nzoga zose niba umaze kuzinywa none urimo urashaka n'izindi reka nkwe shakwiza gusa uriyahurira iki koko nuko ibibazo mfite nta kindi cyabinyuza n'izina ry'imana habaye igise kandi noneho harya ejo sibwo nahoze nkubwira ko igeno namusohoye yahukanye ndabizi nyine ko wamuzaniyeho wera kugira ngo agende kandi byaranakoze nubwo warengereye ukanamukubita ariko genda ngoga wabinjirije kuko ubanze ndigishwa n'izina ry'imana nisi ikibazo kirihe wabuze ko yamaze kugenda se hanyuma ngashimira rya shyano urakoze utumye kigenda ni ngaho akira amafaranga twavuganye hanyuma utambwira ko yavuze ko amafaranga ari make urayakiriye se hanze kwafa batubwa umugore mukuru agiye urarungura ngewe kuko ntaho njya nanjye nwite inda yawe utiki ntabyanze da ataho kuwava wanyica bakamamba bikarangira mugabo uri umunyabibazo pe ubwo uremera umutunge nyine nawe uzashaka uko umwikiza nk'uko uwa mbere yagiye nzi ko numva bifata nk'ibyoroshye kugira ngo niwe gusa aha kugira ngo babonamo yato bakoze inama ngo bakoze inama izina ry'imana bande se bakoze inama ngo njye simbyumva urimo urancanga rwose sobanurira neza arumva nyine icyo ashaka kukubwira nagiye kubona mbona ba nyina baba abana baraje n'iwanjye ngo ba bati natwe hombo dutunge ufite izo nini tuzabura hoto bwagiye gucya rero igeno nawe yagarutse uwanjye nasize abagore bato batanu kandi bose bafitiye abana niko sinumva ugiye kubaho nk'abakera ku bw'abami umugabo yatungaga n'abagore 10 da ko numva ubigize urwenya se umunsi uragira ngo ugire njyewe ufite inshuti soko kwishima inshuti yanjye gusa ubu ahubwo ndi kwibaza uko uzabigenza se ubu uzajya urara mu cyumba kimwe umunsi umwe ejo mu kindi uzabigenza uti ngewe se ninde wakubwiye ko nzasubira muri iriya nzu none se uraba yenguga ubu muntu w'umugabo ukomeye nkawe twubahaga ugiye kwangara kubera abagore harya
aka kabari nta marogi kagira ngenda nararamba kariya mashyana avuye iwanjye nibatahava se uzabigenza ute ariko zo muragira ngo mbabwire iki koko mama uvuga iki ufite uruvugiro nukumva gusa uravuga gute basohora mu nzu warambwiye ngo umukwe wanjye azajya yinyishyurira hasona make ntabwo nari nzi ko ari uko bizarangira mama ni ukuri mbabarira ariko se ubwo urumva ikihutirwa ari ukubwira umwana nabi koko none se ubu yangiriye neza wowe ntunabona ko akuriwe ashyira amazi rata mwana we banza umujye urakoze ta ariko se ubundi ugura sote wa mwana we yewe biteye ubwoba pe asa n'ubwo uragira ngo nsene koko mama ubuzima nari mbayemo kuko nasa gute kundi kutari uko hanyuma se ubwo uje hano kuhakora iki kuko ndi nawe uri kubibona wangize nk'icyana cy'inyoni utuma ndeka gucuruza imbuto zanjye ngo uzajye untunga none dore narabishoboye se wowe wacishije make ukumva umwana wowe azatuhungiraho tumwakirize kumukankamira koko nuko atari uwawe urumbye gutyo niyo mpamvu uvuga gutyo Venasi ubwo iki nuko atari uwawe ni gute se atari uwanjye uyu mwana mukunda nk'uwanjye di nako ni n'uwanjye kuko ni umwana wa musaza wanjye urumva bivuga rero ngo nuko atari uwanjye atari uwanjye se si amaraso yawe ari uwawe mureke gutongana pe ntacyo gutonganira gihari wahora atatubwira uko ikibazo kimeze mwana wa ubu se ni iki gitumye utaha warabaye gutyo koko ubu iyo waba waraje kare kose niba ubuzima bwari bwazi ese ubundi wa mugani warinze gusa gutyo utahutse umeze koko ubu warinze gusa gutyo mu biki koko koko n'ababeshyi rwose nari mfite ipfunwe ry'uko abantu bazamvuga n'ukuntu nari narabihenuyeho bituma rero mba ngumyeyo yewe data we urinda ubwo ubera utyo koko ige ese ubundi uwo mugabo ko numva ngo ni umukire washonje gutyo habaye iki ndebera yanditse amahahara yahoze ari umukire tante we ubu ntakiri umukire nako niba kinariho simbizi kuko twaramubuze koko bivuze ngo umugabo yaragutaye rero ntubyumva se wa umugabo utinyuka guta umugore utwite inda y'imvutsi nk'iyi ngiyi koko ese ko wagira ngo yansize njyenyine mama ko yadutaye turi abagore batanu twese kandi twese uko twumva twabaga mu nzu imwe warasaze mwana wa bakobwa bakowe ibi ni ibiki numvise umugabo akagucyuriraho abagore bandi bane bose yewe mbega inyamaswa muntu naragenze ndabona gusa nyine njye nta n'ikintu namushinja ta kubera iki ni njyewe wemeye kujya ko umugabo ntakunda nkurikiye amafaranga kuri mana yanjye ngo nemeye gutyo gusiga umusore nakunze nkamwima n'uburenganzira bwo kumenya umwana we ntwite ko utiki ntumbwire ko bene imana ari wowe waguteye iyo ndu ukaba waranze kubana nawe ukihoma kuri iriya mbwa y'umusaza ntubisebereyo nawe witonganye uwo mwana mbi ni kenshi nakwiyamye kumushyingira ku mugabo ungana se urangurananira mwana yanjye we wibona rero ibintu bibaye ibibazo ngo umubwire nabi uramurenganya nashaka mbwire nabi tante rwose ndabikwiye mureke mbwire nabi amahitamo yanjye ntabwo mbishyigikiye ige nta mpamvu yo kukubwira nabi byabaye byarabaye nta n'icyo twabihinduraho ariko mana koko kuki utumye isi inyota gutya koko ubundi umubyeyi mubi ndakwigenza bivuga gutyo mama ni ukuri mbabarira ni ukuri gusa wajya kureba bene imana ukamubwira ko inda utwite ari iy'igi reka nawe wabona se yakubabarira mugasubirana akagufasha rwose ntabwo nabona ahantu ariko uzi ko ngubu tuvugana afite umukunzi kandi wenda no kurushinga ikindi kandi buriya uwo mukobwa ni inshuti yanjye ya hafi magara rero ntabwo nabitinyuka pe turagufasha iki mwana wanjye mbega iryo ngushije we mbona uteye agahinda ko yewe mbonye ko nta mubyeyi ndimo pe nawe wikwirenga umbabarire
nta nama nigeze nkugira oya rwose mama nta mpamvu yo kunsaba imbabazi ninjye utaratekereje neza kuko numvaga nta muntu ushobora gushavura ashagawe n'ifaranga byatumye nkora ibibi byinshi ngo mbone ko nakira ariko mu gushaka gushinjagira nta kindi makuru atari ishavu shinjagira ushira muri uyu mukino ishinjo ryuje ishavu wanditswe na Singizwe Yezu Donati mwumvisemo Ngoga mwakiniwe na Niyitegeka Graciane, Igeno mwakiniwe na Iranzi Denise, Cyuzuzo mwakiniwe na Karangwa Liliane, Amina mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Rwibutso mwakiniwe na Mugiraneza Samuel, Benimana mwakiniwe na Ndayambaje Jimmy, Shema mwakiniwe na Sayimana Eric, Kwizera mwakiniwe na Mukeshimana Musa, Venansia mwakiniwe na Maria Cecile, naho wabakiniye Uwera ni Irasubiza Mukere Nestine. Umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe bafasha amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Mugira ijoro ryiza.